tumaze igihe rwose tutabona ariko nizere ko urugendo rwabaye amahoro. Rwabaye amahoro pe. Ahubwo se papa amakuru y'imizi hano wanjye se kubona utakigira ahangaha umenya nawe ngira ngo ntabwo ari ukwanga ni ukuri pe. Ubaze mwabaza na madamu muramubwira ati tuzapange gahunda tuze gahunda nkahita mbona izindi gahunda zirantunga numugire ngo urundi rwango rero ugira gahunda nyinshi muri iki gihe rwose abantu basigaye barihugiyeho n'akazi kenshi ko nabonye na rwa rutoki hano hepfo wagira ngo sinzi nkongeyemo izindi sina cyangwa mwaravuga mwana wanjye imbaraga zarashize ubu rwose ubona yewe ariko ndageragezaga dore nirwamo wa muhungu murumuna wawe nawe sinzi ibyaba yiriwemo aba yagiye abyuka agenda buri munsi ese ntaherutse ampamagara mbwira ko yabonye akazira nuko nanjye nibyo yambwiye ariko se ko ntamusanze hano igihe umenya yagiye muri ako kazi ke ubundi ni akazi ni stage igihe ntabwo arayansobanurira n'ubu numvaga mbwira ngo ni ukwimenyereza nzabimenya mbonye hari icyo yimariye rwose ubu urumva umuntu w'umusore wamubaza ngo mbese ubundi yagiye n'ubu niho yagiye se byashoboka yabyutse agenda mama ko mbona we yabaye nk'uwumbe aho se bana bacu koko vuga ari ugutaruka dore ahangaha kibaho kwenyine murumuna wawe si we wasize ahangaha yego niko bana bawe ko nta kintu muri kwibwira ubu murabona nta mushumba wabaga arageza nka se bimeze bite ntabwo akiba hano kandi rero abana b'iki gihe nuko rero ubwo uragize uti umushumba se ko ari umwana w'abandi yagiye kera haraza nyine akagenda inka ziriragira bimeze nabonye akandi kana nyine ubungubu niko kana ese ntikaba kari hano ikibazo ni iki niko kazitwaye ikibazo urumva nta kibazo kirimo urumva nyoko nta kintu ari kukubwira wowe umwana ntabwo ndi kumva icyo mushaka kumbwira reka mubwire yego ubundi baravuga mu kinyarwanda umwana n'umugisha yego ndabizi ese ubu ntiwagize umugisha kuko wambyaye cyangwa watubyaye ubu ni umugisha ariko hari n'ikindi kibura kihise ubu koko nzapfe gutya pe nta kuzukuru Chérie. Ibiki? Agira inkuru. Nibyo se? Cyane byo pe. Kora hano rero. Ni wowe n'ubundi rero ugomba kubibona. Ese byabona nabo hanze. Siko burya nti. Baje ko. Merci beaucoup. Chérie. Daga surprise. Noneho ko wishimye ra uyu munsi bimeze bite? Daga surprise. Bize ni ikibazo. Ni icyifuzo. Bize ikibazo. Icyifuzo. Urabibona babyaye umwana umwe. Yego. Ese imyaka ibaye ingahe mwana harya ntimumaranye imyaka ntigiye kubitanga mu wa gatandatu ahubwo tugiye kwinjiramo mu wa gatandatu tugiye kwinjira none se hari iki reka papa wenda nuko ntajya mbona umwanya ngo nyarukenze tuganire wowe n'umugore wawe muri hano nimutubwiye sindi kumwe na nyoko buriya nyamara nanjye sindahwipfira mugire ngo nubwo mwambyaye nanjye sijye wanze gutera umwana nanjye sijye wifuza kuba mu nzu yenyine reka mvuga ngo nta mwana usenge muze kuba nabazanira uruhinja cyangwa umwuzukuru ibyo muvuga ngo mwabuze umuntu sinakaba mbazanira umwuzukuru mugabane ariko nanjye
sinzi aho bipfira. ibintu ntabwo byumvikana pe. None se ikibazo ni singuyu se singuyu umukazana wanyu si ikibazo ni wowe cyangwa ikibazo ni umukazana? se turakibaza umugore ko turakibaza umugabo. Kuko imyaka 5 yose irarangiye nta munsi. ushatse kuvuga ko ntari muzima se? Ariko papa urabizi ndakubaha pe, urabizi kandi munyubakira urugo nkagira ngo ndi umugabo, kandi umugabo aba umugabo kubera ko afite urubyaro. Ubwo rero nanjye simbyifuza kumubibona. Wenda ubwo ngira amahirwe tukaba twicaranye gusa nkumbarize dore ngo ntabwo ntagira. Ariko ntabwo ariwe twakabaza wowe. Mwana wanjye rero njyewe ndashaje imvi zimaze kunyuyenzi. Wenda tubyabajije ngo duterane amagambo ariko namwe mutwumve, sibyo? Ndabumva pe, mwumve ko rwose dukeneye akuzukuru mu rugo tukajya tubona akaza gataha hariya ku mbuga. Ega papa wibuka ko nanjye izi saha mfuye bakirarika nase njye wishimiye ko guhambana n'ikara. Tari rero ibyateye by'ubu ngubu ujya kumva umuntu ngo yashatse umugore agatangira gutekereza uko azabaho ejo bundi ngaho akabaringana ijoro byarataranabyara wasanga ari ibyo wavuze ko ejo bundi nari nkoze accident ndi mu modoka yanjye yari munsi muhanda nibajije icyo ndimo nduhira. Ese ko wacece ubundi wavuze nibazize ikintu ndimo nduhira ndarariye amajoro nta kana kamwe nibura ngo mvuge. None se bana bacu barabaroze tubimenye twajyane kwa muganga ko hari abavuzi bavura mwatubwiye ikibazo gihari bagakonderega nabo twabagana ariko tukamenya ikibazo giherereye he. Gusa wenda icyo nabasezeranya ubu twaje tuje kubasura ngo turebe uko mumeze. Tujye kuganira n'umugore umwanzuro uzava mu biganiro tuzagirana tuzabitubwira mbabwira uko bimeze. Rwose kuba muhangayitse ndabyumva, nanjye sinishimiye kuba abazana umwuzukuru amurera aranakura turagerageza tumushakira byose by'ibanze. Si byiza se na achievement rwose. Ariga ararangiza umwe none undi wa kabiri umwana wa kabiri kuko ubu ngubu nta kintu kidasanzwe. Nimba Chris amaze gukura akaba amaze kwiga arangije amashuri byumvikana ko hari umutwaro ugenda ugobotoka ku buryo tubyara undi mwana. ariko se ngo yarize ngo arangije kwiga yize ati ubonye bitagoye. None se urumva iyi ko ari isi se, iyi ni isi turi mu isi ntabwo turi mu ijuru. Ariko rero ibyo byose natwe tuzi ubwenge. None se koko mwana yarize bigoranye ubu twashyiraho undi koko katanye? Ntabwo byari bigoranye cyane kandi byari binagoranye yararangije. Nanjye kabebe bakashaka ariko nareba ubuzima buri hanze na leta rege tubwira ko tugomba kubyara aho dushoboye kurera. Ariko ubwo ngubwo twaba turi bande tudashoboye abana nibuze babiri bose babiri. None se umwe we ntabwo byatugoye? byaratugoye ariko tubigeraho, tuzabigeraho. Ubuhe bwishingizi bw'uko twabyara undi aka kanya bikemera? Uzi umwana ukuntu ahenze. Ubundi se we twari dufite ubuhe bwishingizi? Reba pampa, reba iki banza uhere mu buhinja. Umwana arerwa se usibye ko byabonekaga bigoranye ntibyabonekaga. Ubuse ngaho nawe gira icyo nyemerera. Uvuga ko agatamujya yego simvuze ko ari bibi. Nyemerera se ugira icyo ugabanyaho kuko urumva depanse hari ukuntu ziba ziyongereye. Kurera umwana ukiri mu nda uragira utagatama amaze kugatama wagabanyaho
ari agatama kamwe wagabanya nk'iki agatama kamwe nyine ubwo nawe rero muranjyanja we ntabwo uri kukuryarya pe reka nkubwire niteguye gukora buri kimwe agenda umwana n'ako gatama nimba ari na ngombwa akareke nubwo oya sinzi nanone ngo kareke umugabo burya wabuze akantu ndetse nishimiye ko ujya hariya ukipfumbata mu rugo ariko nanone hakoze akantu k'agakoroboyi kamwenywa akantu k'agakoroboyi kamwenywa niko katumye abana batiga bugira ubwoba bwo kubyara ariko urumva nyine depanse hari ukuntu ziba ziyongereye Wowe wambwiye ko wageze ku meza ko musaba ko mukaza Francis Maravilhoso. Guarda qui mi vasanti, quando non mi va a magagna. amaganya yashimye aya kumvika amaganya yashimye Uteze. Kutugana uzi ko Pega abana b'iki gihe we yewe ni amayobera amatagatifu rero byanyobeye ariko wabonye uriya mugore ukuntu yarebaga ntabwo se buriya ni umugore cyane rero ni umuryango w'iwacu se waje nando Papa, uraboneza papa. Dore mukuru wawe avuye ahangaha asura umwana wawe yaje kudusura none yakubise Yewe nari ndi hano hepfo. hari yagiye gusenga se wari uri Hari abafite banjye twari turi kumwe hano hepfo turi kuganira ibijyanye n'akazi. ariko abo bashuti bawe abo bacuti batuma utaba mu rugo buri gihe wagiye byibura narinzi ngo wenda kuva ubona amazi tuzajya tujya kuyizanira njye na muzehe Oya ariko ntihari umukozi se? Hari umukozi. mbese saba yagiye kwahira Hari umukozi azajya abikora ariko nanjye mu gihe nabonye akanya nzajya narikipeye ntari mu kazi nze nkora akazi ka hano mu rugo nta kibazo. harya mwana Karani papa. mukuru wawe Bienveni amaze imyaka ingahe yubatse imyaka ntigiye kuvuga nk'itanu Niba 5 hafi 6 ahubwo uyu turimo ndi kumva ari uwa 6 igiye kuzura. Yego. none ubwo wowe ntacyo utekerezaho Papa wandambiwe se. ntabwo ari ukukurambirwa Wandambiwe. none se nimba amaze imyaka 6 ashatse umugore kugeza ubu ngubu akaba atari yaduhumije koko ubwo nta kintu we wakora ngo tubone uwo mwuzukuru Bo ni ukubagira inama bakajya kwa muganga tureke ibya Bienveni wowe gira nawe ushaka umugore shaka
tukubakire ushaka umugore utubyarira akana kakuzukuru. papa gushaka kw'iyi minsi biragoye. ariko rero ushaka kubwira abana twebwe turahari ngo tukigukorere nk'ababyeyi ariko tubone umwana tuzarya. niba ugiye kwigira nk'insoresore z'iki gihe ariko papa mwandambiwe mama bandambiwe se. ntabwo ari ukukurambira umwana wawe, ibyo tukubwira nibyo. umwuzukuru wo muzamubona ndetse si n'umwe muzabona 3 cyangwa 4 ariko igihe ntabwo kiragera. ndacyateguye wujuje imyaka y'ubukure ibisabwa byose urabifite. niba wenda n'ayo mafaranga utarayagwiza reka shaka ibintu n'ibigwira uzabigwiza ariko ufite umugore uri mu rugo rwawe. ubuse wishimira kuzajya ukora buri munsi uza winjira ukubita inzugi nijoro ugira ute nta n'isoni. nanjye ntabwo mbyishimira bitewe n'ubuzima bw'umusore. umusore yagira ubuzima bubi buriya papa, umusore agira ubuzima bubi. ariko ntekereza urugo wabuze iki ku giti cyanjye ntacyo nahabuze muri ubu rugo. ibintu byose birahari kandi nanjye mfite akazi n'amafaranga ngerageza kuyabona ashoboka nkeneye ndayabona. ntabwo mvuze ko mutanashyigikira. rero mwana karame papa. yewe uko nabayeho yewe na nyoko twarabareze muri bakuru niyo twapfuye umunsi mwakwibeshaho cyane twakwibeshaho. ndakubwira nka so rero icyo nshaka ni umwuzukuru. urumva ubitekerezeho neza utaza kumbera nka mukuru wawe. ndabitekerezaho nzafata umwanzuro hanyuma nk'ukugezeho nka papa turebe icyo twakora. ndabona byaramuyobeye uri n'umugore we sinzi ibintu barimo. ariko ntabwo twabatindaho bo buriya nibo babiteguye. ndabona mukuru ugategura kutabyara imyaka 5 yose birashoboka ko mukuru wanjye ntabwo namutekerezaho cyane. no iki kibazo tugomba kugihagurukira. mva muzeyi ngiye gutegura umunsi ngiye gusura buriya rugo bari abana banjye mbasure tuganire bambwire ni ugukora igishoboka cyose tugashaka uburyo dukemura kiriya kibazo. birashoboka imyaka 5 ntabwo bishoboka. wowe utekereze ku ruhande rwawe ibindi bya mukuru wawe byo turekeye. urakoze papa, urakoze rwose. Wizera wahageze yaze waje ngomba umugore mwiza wambese ko nkunda ko batinze oya ntabwo natinze nawe waje kuza nkitabira komera ubwo ari wowe karimo gaca uzigere usabere mwa ahati ngo gashase bakwakiriza iki mukaza kankunda kakanyuranye wakwigana kakumwe nakase sinabishobora babiroza ni kamwe rero mbwira baza kuzanire nkumbuye kunywa akantu wangurire rwose abasore ahangaha babona bagize birangiye utwizaniye kaje agomba kuhakereka buriya ari umuntu yagize mu mubiri agirika neza kaza agafunguza ahubwo koko se abo ubwo kera rwose kora imodoka zari zabaye ikibazo reka nanjye numvaga aho ndi ntagira byakunze
ari ibibazo bikomeye ku buzima bwacu. Soma ubundi rucurure inzoga babwira inzara n'izindi. Papa kuba ari wowe wakaguze. Urabona hano hantu Akawa sinzi ukuntu kaba kameze. iyi ngiyi Soga nimba kahindutse. kubera iminsi mba ndimo ejo nari ndi ku Gisenyi byabaye ngombwa rero hamwe ibintu bihiye byagaruza mu mutwe nashaka kumenya. Se waragerageje rero. Banza usome kariya utagashire ubundi umbwire. Kabla mbana nakukunguru. Amakuru rero Kuri musewa. Sawa nyine. Buriya ni wowe wanjye rwose wabukeneye. reka mubwire mu rugo kwa mudamu wanjye urabona by'abakobwa gusa. Ese abakobwa bose abana burya? Ariko uriya umuhungu ntibisubize ko cyangwa se bajyaga ku rugamba kugerera uzi ko abahungu aribo bacunguraga basi kereka ko bita n'abandi bose byakera ariko umuco wa ntugacike urumva nyine nibyo agahungu kaba ari ingenzi nanone ariko binasoma dore babwiriza n'izindi iyo uratuma uturere n'akandi kawe nta kibazo n'ugira ikibazo urabona yewe n'abandi yewe mudamu rwose twagiye bitana mwumva iteretse namubwire Imana yakuremye yari yakwitegereje koko se urashaka agasore kanjye yego ndemera niyo ndi muri Zayire ndetse ko ubu ngubu harimo muri Kongo aho mba nicaye bagatekereza badogaruka umve nanjye rwose iyo mbibwiriye mwana wa mwana ahubwo se mbona ari wowe mugabo urumva umugabo uruta abandi bagabo bose nabo ubikurikirana ubona kubita bikavuga nta kintu bita guhata umuntu igikoresho amafaranga nibaraye ntigira ibyondo urumva mubaza n'izindi ntugize ikibazo urabona nshaka ko urabona maze imyaka myinshi urabona uko nari meze ntabyibushye cyane yego wewe mbwira n'isoko urabona iki nakwema koko nshaka ko ukuraye umwana umeze kuriya mwiza kuriya akiri nakwima we isanzure urabona nta muhungu wanjye niyo mpamvu naguze teka muzana ahangaha naza kujya muri hoteli kuko hari abagabo tuba turi kumwe bari gukora ukuntu niyo mpamvu naje ahangaha muri kino cyaro kugira ngo tubonana abantu batamenya ese ibintu ese by'umwana koko uri mwiza rwose none se ntabwo siko twasezeranye ko ugomba kubigira ibanga ibyo ndabyibuka umusaruro wavuyemo ni mwiza ariko urabizi ko abantu bose ntabwo rero bishimira ibyiza ibyo ndabyibuka ahubwo nibyo ushaka se wabaye wihanganye fata igihe umaze sibyo si yarangije segonde fata icyo gihe umaze ntarabona umuhungu wanjye nshaka no kumurara hari amakamyo n'umuriro hanze nshaka ubwiyakanije kwicara makamyo ukabigenza ute se n'amakamyo reka dore umubaza n'icyo sitereka aho ngaho ageze umuhungu we reka wambere umuhungu kamwarika bose ku kantu nyamara wambere umuhungu nta mpamvu utagomba kugira reka twibonere twiganirire twibutse nyine bya bihe ariko ibyo ngibyo tuba tubyiyemereye urashaka ndaza gukora igihe dusabira gukorera ese umugabo wawe amakuru ki abatesha umutwe gusa ko nakubwiye umugabo ari wowe uramushaka iki ibyo mwumva uko mpamvu tubise nk'ubu mba ntaheruka inama hari igihe ngera mu rugo
areba cyara bamugore azi kwisi guturuka umunwa Nanjye. yewe wajya kuvuga sibyo Kabisa. Ubuzima bwacu. ubwo urabona tubona gupfa vuba ntabonye umuhungu wanjye uko angana igihe kimaze n'ikindi nshaka rero ko ubona ajya n'ibyo muraga hakiri kare kuko nk'umuhungu we mufite Yego. bitagenze uko sinbyihangane ndagushyira ku karubanda Twasezeranye ko erega amasezerano we amasezerano usigaye agarasezerano kwica isezerano koko. isezerano zibihinduka murarahindura Rero tumenye ibanga ni ukuri waba usenyeye kandi nawe wumva si byo. none se ubu niba atakora umuhungu wanjye sibyo twari gushaka ko mubona icyo cyumva iki kwihangana bye birangiye Reka nkubwire. jane papose Reka ibyo bintu turakunze tubyarira ku ibanga rikomeye imitungo n'ubundi ntabwo wakurimo umwana wawe. hanyuma byari kuri gushaka kwiga Ntituri kumwe ntitwahunge iki kitashoboka koko. tezeyo Imitungo ukayiha umwana ariko ku ibanga rikomeye. Ku buryo igihe kibazo ufite maze igihe ntamubona sibyo ntakumva bizakemuka ko ku ibanga rikomeye. Ibintu uvuze akantu uvuze ko kubishyira hanze wapi. ntabwo byuzi sinshobora kubyumva urabizi neza sibyo urabizi neza nanjye kujyana mu mujyi uza ahangaha sibyo Ibyo wakoze warebye kure. sibyo nshaka rero kuri uyu munsi nshaka ko bitarenze iminsi mike cyane nshaka kubura umuhungu wanjye uzi rino joro ntabwo nasinziriye gusa inzozi narayemo Masa ntabwo birashoboka ko yaba atasinziriye. Ntabwo yongera no kukazi. Ariko ubu turi nawe mu bantu mu Rwanda ni gute se waba utegeka gusinzira? narose Richard wa mugore wiwe ngo yabyara Usigara arota abagore b'abandi uko kaba. ndetse ntabwo utanyumva nabi da ntabwo narose ngo yabyaye twagiye guterura abana akose n'umuntu nawe marandistabinga narose ngo twagiye guterura umwana ngo yabyaye mbona rwose nteruye agahinja nawe haciye umwanya mba ndakabuze sinongere nsinziyeho gatoya ngo ndota noneho hano mu rugo rwacu ngo huze utwana ngo turimo dukina reka ndavuga ati ibi ni ibikira Hasi no mubana gusa. Cyangwa se n'abana bahitamo n'abana. kuva twava kwa muzehe Nta bindi biganiro kigera. oya sheri kuva nava kwa muzehe nkumva impungenge papa afite na mama nukuri ntabwo ntuje pe Sinzi kuri aba n'abantu kujagaraje kandi mbere wari umeze neza. Ariko numva nta mpamvu yo kudatuza. baranjagaraje Narakujagaraje pe. Kuva twagarutse rero ugatinyuka kuvuga ngo baranjagaraje ese muri icyo papa na mama bavuze kitari cyo niki ariko n'ubundi ntacyo bavuze utambwiraga. Mpaye igihe kingana iki reka rero icyo gihe kibanza kimpaye igihe cyo kwitekerezaho urambwira ngo ni ikintu cyanzamubwira unshakira koci umbwira ko agiye kumfasha kuba byibuze naba ndi koci se muzima reka nkubwire oya kumurika usiga uvuga ngo iyo mvuze uvuga nabi ariko ibyo mvuga birumvikana okay sinzi rero ko nese basi nkora iki koko mpanga tuyibyo bizajya gukemura ese ubu bayitandatu uracyambira ngo mpagahe gatoya ese ubu tumeze gutya n'ubwo umwana yaza ameze gute ufite stresi nta ntukiza wishimye umusindisha untunganya ubundi umwana twabyara turi muri iyi mbwira umwana yabaye Ntabwo umeze nkaho umaze kuwudambirwa. Ntabwo nurambirwa kuko nagiye kugushaka ngukunze nshaka ko twubakana urugo tukagira abana tukagura umuryango icyo bita umuryango urakize umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana nubwo twitwa ko turi umuryango ubu ntabwo umva igihe cy'igihari pe reka nkubwire rero
njye nari nafashe umwanzuro tutiteje u Rwanda ngiye kuguha nibura iminsi itatu kandi ntuyumve nabi ntutekereze ko cyane ko mfite gahunda ngiyemo nzamara iminsi 3 ariko nzasanga waritekerejeho leta kubyara cyangwa se nyuma yo kutabyara uzambwira tuzafata undi mwanzuro kandi igitangaje ubu njyaye hanze wasanga uri muvuga ngo warabyara kugeza naho wifuza ko oya ntabwo kuki ntabikoze kera kose kuki ntegereje no myaka ikaba ibaye 6 iyo mbitekereza iyo mbyifuza banabikoze njye nguhaye iminsi ariko se uri kumwambirije ku mwana ubundi mbwira ariko reka nkubaze ubundi wakwiye n'iteresi teresi ntabwo neza nakwikuramo twaga nturisi yumbwira ngo ntanabyaye ariko reka nkubaze nese ntabwo uzi batabyaye ufite gihamya se noneho ugeze ikirere no kutanabyaye ibyo bizi ute ko urwaye uzajya kwisuzumisha hanze oya reka nikumbwira sibyo iminsi nguhaye ni 3 sheri twumvikane ndumva birandabye pe reka dufate iminsi 3 njye iminsi 3 nzava muri gahunda ngiyemo nsanga wabitekereje ufate daye ihagije ndabizi kuri mukuru nzagaruke umbwira uti umwanzuro nafashe n'ubu